imibare yagiye igabanuka bitewe n'uko hakozwe ubukangurambaga bwinshi byasohotse mu igazeti ya leta. Abaturage babonye ko harimo n'ibihano biremereye kuba noneho ari ibyaha, ariko ubona ko abanyonzi ubu harimo nabo twatangiye gukora amadosiye batwara amagare banyoye ibisindisha, bari muri parike bategereje kujya mu rukiko. N'abandi kandi turakomeza kubigisha ndetse no kubahagarika, tukanapima tukareba niba batanyoye ibisindisha. Ababa bakoresha umuhanda bagenda n'amagare bakibaza ko utwaye igare nta tegeko rimuhana, yaba yibeshye cyane, kubera yuko amategeko yaravuguruwe kandi amagare araseseka ntayorwa. Ntabwo umuntu agomba gukoresha umuhanda yumva ko ari ahantu agomba gukora ibyo ashatse. Hariho amategeko, hari ibyapa, hari ibimenyetso tugomba kubahiriza kugira ngo tubashe kugera iyo tujya amahoro, twirinde impanuka tuzirinde n'abandi. Afande, urakoze cyane kuri icyo kintu. Ari umunyonzi n'umuturage ufite igare rye bwite, iryo tegeko rirabareba? Yego. Gute n'umuntu utwaye ufite igare rye atashye avuye kunywa kandi yanyoye ibisi naba ari gukoresha umuhanda se? Arabagenda mu muhanda. Bisone ngo nabo birabareba. Iki tegeko ribarebaho ni ukubarinda no gukumira impanuka, guteza impanuka cyangwa se kuba wabura ubuzima cyangwa ukabubuza abandi cyangwa ugakomereka. Ni ukuvuga ngo iki tegeko rigiraho akenshi aba ari ugukumira ibyaha. Nubwo hari abarirengaho rikazana ibihano kugira ngo wa wundi wakoze cyaha anahanwe n'abandi barebereho. Ni ukuvuga ngo rero itegeko iyo rigiyeho ntabwo rireba ngo nuko we ngo uri umunyonzi wabigize umwuga, nuko uri muri siporo, nuko we uri gutwara imodoka yawe bwite. Itegeko rivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga ukoresha umuhanda yanyoye ibisindisha, afite igipimo cya alcohol mu maraso 0.80 kuri litiro y'amaraso, icyo gihe aba yakoze icyaha. Ni itegeko ribitarijyamo neza. Yego. So turi kugenda